Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ni rumwe mu nzandiko ndende gusumba izindi kandi z'ingirakamaro cyane zanditswe n'umugabo wahoze uzwi nka Sawuli w'i Taruso. Yari umwigisha w'umuyuda wo mu itsinda rizwi nk'Abafarisayo, kandi yari umunyeshyaka anita cyane ku mategeko ya Mose n'imigenzo y'Abisiraheli, kandi yabonaga Yesu n'abayoboke be nk'ikibazo. Ariko nyuma yaje guhura na Yesu wazutse, aramuhindura rwose. Yesu amugira intumwa nk'umuhagarariye mu isi y'abatari Abayuda bitwa abanyamahanga muri Bibiliya. Nuko atangira kwitwa izina rye ry'Ikiroma Pawulo, kandi ajya hirya no hino mu bwami bw'Abaroma bwa kera abwira abantu iby'Umwami Yesu wazutse, maze abumbira abayoboke be mu miryango mishya yitwa amatorero. Ubundi Pawulo rimwe na rimwe yandikiraga inzandiko iyo miryango mishya ya Yesu kugira ngo abakomeze mu kwizera cyangwa asubize ibibazo bafite. Rero igitabo cy'Abaroma ni rumwe muri zo. Mu by'ukuri yarwanditse mu minsi ya nyuma y'umurimo we. Tubimenyeshwa n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ku itorero ry'i Roma ryabayeho igihe runaka, kandi ko ryari rigizwe n'Abayuda ndetse n'abanyamahanga bizera Yesu. Ariko igihe kimwe umwami w'abami w'Abaroma Karawudiyo yirukanye Abayuda bose i Roma. Nuko nyuma y'imyaka 5 abo Bayuda bose harimo n'Abayuda b'abayoboke ba Yesu bemerewe kugaruka. Bamaze kugaruka basanze itorero ryarahindutse iry'abanyamahanga kurushaho mu mico no mu mikorere. Nuko ibi bituma haba guhangana gukomeye, ku buryo mu gihe cya Pawulo itorero ry'i Roma ryarimo ibice. Abantu ntibahuzaga ku buryo bwo gukurikira Yesu. Bajyaga impaka niba abakristo b'abanyamahanga bagomba kubahiriza isabato, kurya ibitazira cyangwa se gukebwa. Nuko Pawulo yandika uru rwandiko afite intego nka zingahe. Yashakaga ko iri torero ririmo ibice ryarangwa n'ubumwe kugira ngo rinakore neza. Yiringiraga ko itorero ry'i Roma rishobora kumubera umuryango wo kujyana ubutumwa mu burengerazuba no kugeza muri Esipanye. Nuko ibyo byose nibyo byari bishishikaje Pawulo kwandika ibisobanuro bye bihagije rwose by'ubutumwa bwiza, inkuru nziza yamamazaga irebana n'ubuzima bwa Yesu, urupfu n'umuzuko bye. Rero uru rwandiko rugizwe n'inyigisho enye z'ingenzi, ariko ruhujwe gucukumbura ubutumwa bwiza mu buryo burambuye. Pawulo ati, ubutumwa bwiza mbere ya byose bwerekana gukiranuka kw'Imana, hanyuma bunarema abantu bashya, ibyo bigasohoza isezerano ry'Imana kuri Isiraheli. Bityo ubutumwa bwiza nibwo bwunga ubumwe bw'itorero. Muri iyi video tugiye gusesengura ingingo ziri mu mutwe wa mbere kugeza mu wa 4. Pawulo atangira yivuga ubwe nk'intumwa yatoranyijwe n'Imana kugira ngo ikwize ubutumwa bwiza bwa Yesu, ko uwo ari we Mesiya wa Isiraheli wazutse nk'umwana w'Imana, umwami w'amahanga. Noneho Yesu ahamagarira abantu bose kuza mu butware bwe bw'urukundo. Pawulo avuga nanone ko iyi nkuru nziza y'umwami Yesu mbere ya byose ari imbaraga y'Imana ikiza abayizera. Icya kabiri, yerekana gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka rero ni ijambo rivuze byinshi Pawulo akura mu isezerano rya kera. Risobanura kamere y'Imana, ko iteka itabera, ikora ibikwiye kandi bishimwa, ariko ari niyo kwizerwa kandi isohoza amasezerano yayo. Icyo Pawulo avuga rero nuko inkuru ya Yesu yerekana ukuntu Imana yakoze ibi bintu byose. Gute? Urumva, abanza gutinda bara mu magambo ye, inkuru yo mu Itangiriro umutwe wa 3 kugeza mu wa 11. Yerekana uburyo isi yose n'abatari Abayuda, amahanga yose baguye mu isubiracyaha no kwikunda. Pawulo ati, umutima n'ubwenge bya muntu byarangiritse. Twateye Imana umugongo twishora mu byo kuramya ibigirwamana, ibyo bikaba bivuze gushakira agaciro nyako ka muntu mu byaremwe ari byo, maze tukiyegurira ibyo bintu bitari Imana. Ibi byazanye kononekara k'ubumuntu bwacu n'imyitwarire itera urupfu. Nuko rero icyari gisigaye nuko abantu bariho urubanza kubera ibyo baregwa imbere y'Imana itabera kandi ikiranuka. Kubw'ibyo Abisirayeli babashaga kuvuga bati, umva, ni byiza ahubwo, kuko Imana yatoranyije ubwoko bwacu mu yandi mahanga. Yadukijije ububata bwo muri Egiputa. Yaduhaye amategeko y'isabato no kurya ibidahumanye ndetse no gukebwa, kandi ibi byose bitwereka uko twabaho nk'abantu b'Imana bera. Ariko Pawulo ati, mwitonde, ibutse iby'amateka n'amategeko n'ibindi bivugwa mu isezerano rya kera byerekana ko Isiraheli yaranzwe n'ibyaha, kuramya ibishushanyo n'abanyangeso nk'abandi bose. Pawulo avuga ko mu by'ukuri Abisiraheli barusha abanyamahanga guhamwa n'ibyaha kubera ko bafite amategeko, bagombye kurusha abandi kumenya. Bityo Pawulo akanzura ati, abantu bose baba abanyamahanga ndetse n'Abisiraheli bari mu ngoyi y'urubanza rw'icyaha imbere y'Imana. Gusa iryo si ryo jambo rya nyuma. Inkuru nziza ya Yesu nicyo gisubizo cy'Imana. Aho kurekera abantu bose mu rubanza rw'icyaha, Yesu yaraje nka Mesiya wa Isiraheli kugira ngo apfe abereye abantu bose impongano y'ibyaha. Nk'uwari uduhagarariye, Yesu ubwo yirengereye ingaruka zitabera z'umubabaro, icyaha ndetse n'urupfu twateje mu isi,
maze byose arabinesha kubwo kuzuka kwe mu bapfuye, ahesha abandi ubuzima bwe bushya aheshwa no kuzuka. Yesu yahindutse nkatwe kugira ngo natwe duhinduke nk'uko ari. Pawulo avuga ko ibi byose ari bwo buryo Imana itsindishiriza abiringira cyangwa bizera Yesu. Gutsindishirizwa ni irindi jambo rikomeye ryo mu isezerano rya kera Pawulo akoresha, rinafitanye isano no gukiranuka kw'Imana. Ijambo kurindi bivuze gutangazwa kuri umwere. Kubera ibyo Yesu yadukoreye, twahawe irangamimerere rishya imbere y'Imana. Aho kutubaraho icyaha, Imana yatangaje ko amasano yayo n'umuntu atunganyijwe kandi ababariwe. Gutsindishirizwa bire mu muryango mushya. Umuntu wizera Yesu ahabwa umwanya mu bantu b'isezerano ry'Imana. Gutsindishirizwa nanone birema ahazaza hashya, ariyo bitangiza urugendo rw'ubuzima buhinduwe n'ubuntu bw'Imana. Kandi ibi byose bijyanye no gutsindishirizwa ni impano y'Imana ku bantu bari muri Kristo kubwo kwizera. Nuko ibi bituma Pawulo mu mutwe wa 4 asesengura impinduka zikomeye ibi byose bigira ku muntu ubarirwa mu muryango w'Imana w'isezerano. Asubira inyuma ku nkuru ya Aburahamu mu Itangiriro umutwe wa 15. Mbere y'uko Abisiraheli bahabwa amategeko, Aburahamu yaratsindishirijwe abarwa nk'umwere imbere y'Imana. Gute? Urumva, Imana yasezeranyije Aburahamu ko azaba sekuruza w'umuryango munini ugizwe n'amoko menshi uzahabwa umugisha w'Imana. Ariko we n'umugore we Sara bari bashaje cyane, bari batarashobora kubyara. Ariko nubwo nabwo Aburahamu yari amaramaje mu kwizera n'ibyiringiro mu isezerano ry'Imana, bityo Imana imubara nk'umukiranutsi. Nuko Pawulo nanone ati, ubu Aburahamu yabaye sekuruza w'umuryango mushya w'isezerano ry'Imana kandi urimo gukwira isi yose. Ugizwe n'Abayuda ndetse n'abanyamahanga basangiye ukwizera, bakiringira uwashohoje isezerano ry'Imana kuri Aburahamu, Yesu ari we Mesiya. Reka tuvuge mu ncamake ingingo z'ingenzi Pawulo agarukaho mu mutwe wa mbere kugeza mu wa 4, kuko ari wo musingi utuma wumva indi mitwe isigaye y'uru rwandiko. Abantu bose bihebeshejwe n'icyaha bokojwe kandi bakeneye gutabarwa. Nyamara uko gutabarwa ntabwo kuzanwa n'uko abantu bagerageza gukurikiza amategeko. Ahubwo kubera kamere y'Imana ikiranuka, yamuteye gutabara abari mu isi kubw'urupfu no kuzuka bya Yesu, kugira ngo ireme uwo muryango wa Aburahamu ugizwe n'amoko menshi wubakiye ku kwizera nk'abantu bayo bwite b'isezerano rishya. Nuko Pawulo azakomeza yerekana uburyo uyu muryango mushya ari kimwe mu bintu bikomeye cyane kibahamagarira kuyoboka inzira y'ubuzima bushya. Ariko byose bigiye kuba bishingiye muri izi ngingo z'ingenzi zasesenguwe mu mutwe wa mbere kugeza mu wa 4 mu rwandiko rwandikiwe Abaroma.